Ese waba ujya wibaza uburyo izi foto zimaze iminsi zitrendinga uburyo zikorwa, ukaba wabona nk'umuntu w'inshuti yawe uzi kandi uzi neza cyane ariko ukabona yambaye imyenda ya gisirikare ukibaza igihe yabereye umusirikare bikagucanga. Ngiye kukwereka uburyo nawe wakora agafoto nk'aka ngaka ukaba wakigira umusirikare kandi w'igihugu ushaka mu minota mike cyane. Reka dutangire nkwereke uburyo wabikora. Mbere na mbere urahita ubanza uze hano kuri Chrome, ahangaha ubanza uze kureba software tugiye gukoresha cyangwa application tugiye gukoresha dukora umusirikare wacu cyangwa twihinduramo umusirikare. Urahita uza hano kuri Chrome winjiremo gutya, uhita uza hano basacingira, urahita uza hano basacingira nurangiza wandikemo gutya urahita uza wandikemo gutya. Urabona ukuntu gutya hano handitse, sinzi ba turi kugendana gutya, ni kuri buhita uza wandikemo usacinge, nurangiza uhita ukandaho uyinjiremo gutya, uyinjiremo. Dore ni iyi ngiyi, uzahitemo iyi ngiyi ubona ya Google, iyi ngiyi ifite amabara ya Google, iyi yanditse gutya, ino yitwa ngo Nano Banana Pro, iyi ngiyi aba ariyo uzahitamo. Iyi ngiyi niyo ibikora neza, iyi ngiyi isa gutya, utazahitamo indi itari iyi ngiyi. Iyi ngiyi niyo yabigukorera neza cyane ku murongo. Noneho hano ikintu uhita ukora, uhita uyikandaho ugahita uyinjiramo gutya, ugahita uyifungura, ni gutya ifunguka. Noneho ikintu uhita ukora, uhita uza ugakanda hano handitse Try Nano Banana, ahangaha hano niho uhita ukanda ugahita winjiramo, ugahita ukandaho gutya igahita ifunguka gutya, igahita ubona nyine ifungutse gutya, ni gutya ifunguka. Hano niho uza gushyiramo ifoto yawe ndetse na prompt yawe. Guys, nkubwira ko nimba ushaka ko nzakwereka uburyo bakora prompt, ubinyandikira muri comment. Nimba ubishaka nzakwereka uburyo wakora prompt y'icyo ushaka kandi ukayikora neza cyane. Uburyo bakora prompt buroroshye cyane, ntabwo ari ibintu bigoranye. Noneho twikomereze, turahita tuza hano kuri kano kantu kameze nk'agasaraba, kano kantu kameze nka plus ko guteranya k'agasaraba, aka ngaka ni kuri buhita uza ukandeho gutya, uhita uza uhitemo hano kuri galeri. Hano uhita uhitamo galeri irimo amafoto yawe, ifoto ushaka. Dore ngenda shaka iyi ngiyi, ngenda shaka iyi, uhita uyikandaho gutya, ugahita ukora hano hasi handitse add, ugahita winjiramo gutya, ifoto yawe igahita iza gutya, bakabanza bakayisikana bakareba ko yujuje ibisabwa kugira ngo yemerwe kuri no application yacu ya Gemini. Ni gutya biba bimeze. Ifoto yacu urabona yo yagezemo, ikintu gisigaye ni ukwandika prompt ahangaha hasi, hano hasi. Noneho rero hano hasi niho hingenze, hano handitse Ask Gemini, ahangaha. Hano rero urahita ujya muri description yanjye iyo video, iyo ngiyo uri kureba iyo video, munsi muri description ya channel aho ngaho munsi urasangamo prompt nashyizemo. Iyo prompt niyo uri bukopiye, urahita uyikopiya uyifate uyitereke mwahangaha, uyipestinge mwahangaha hano handitse Ask Gemini. Ahangaha nuyipestingamo irahita igukorera umusirikare igendeye ku ifoto yawe, nyine irafata ikwambika imyenda ya gisirikare nyine ku buryo umuntu ukurebye ababona uri umusirikare. Then iyi niyo prompt nakoze, nawe ugenda muri description yanjye uyikuremo. Nurangiza rero karako ngiye nayikopiye, ndahita nkora gutya ngo nkande ngumisheho, itanza nkanda paste. Dore prompt yacu ni iyi ngiyi, urategereza gato ijyemo. Prompt yacu ni iyi ngiyi, dore ngiyi urabona iri mu rurimi rw'icyongereza. Ngiyi ni iyi ngiyi, jya muri description yawe urebe ko ari iyi ngiyi ukopiye kuko nayishyizemo. Noneho rero numara kuyipestingamo, hano ikintu bito ukore, urahita uza ukande kuri kano kantu ka send ko kohereza, akangaka, sorry gato, kano kantu ka send ko kohereza, aka ni kuri buhita uza ukandeho. Nurangiza uhita ukandaho gutya, irahita igenda Gemini yacu itangire ducreatingire ifoto yacu twayisabye, twayitegetse iduha. Guys, nimba utarakora subscribe yikore kugira ngo ujye ubasha kubona andi masomo menshi akurikira, kuko ngiye nzaguha amasomo menshi akurikira
nta kibazo uzagira, kandi n'icyo uzajya ushaka kumbaza ujye ukimbaza, nta kibazo uzabigira. Sasa rero dore bamaze kudukorera ifoto yacu, dore ngiyi urabona ukuntu bayikoze neza neza, ni njyewe urabona handitseho n'amazina nk'umuntu w'umusirikare. Ni gutya ifoto yacu iza, ni prompt uyiha Gemini yacu ikagukorera ifoto nk'ingiyi wambaye imyenda ya gisirikare. Urabona ni umuntu umwe neza, baranasa, sinzi nimba uri kubibona. Ni gutya Gemini yacu ikora ifoto kandi nta kindi kintu. None reka nkwereke sasa rero uburyo udownloadinga ifoto cyangwa ukoraho ifoto hano kuri Gemini maze kuyigukorera. Ikintu uhita ukora, uhita ukanda kuri iyo foto yawe bamaze kugukorera gutya, sinzi mba turi kugendana, ukayikandaho rimwe ugahita uza hano ngaha, ahangaha kanze makwereke, ahangaha kuri kano kantu ka download kari hasi akangaka, ugakandaho ifoto yacu ihita yidownloadinga nka gutya. Urabona bahise batwereka ngo iri kudownloadinga full size, nyine kuyidownloadinga yose full size. Iyo bakuandikiye hano open ibirangiye, kwidownloadinga uhita ugenda muri galeri yawe uhita uyisangamo ifoto imeze neza. Guys, ngaho kora subscribe kandi unanyandikira muri comment ikindi kintu wumva ushaka nakwigisha, ndahari ngo nkigufashemo, nta kintu kimwe ucitswe. Urakoze cyane.